nubwo utazi gushomoka kuko utari umuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira. Ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye, nukumwinginga gufashe uti mwami nyigisha. Bikomera bitewe n'uwariwe n'umuntu wariwe. Nukuvuga ngo iyo wavuye mu bintu ugakomeza kubitekerezaho, utekereza gusubira inyuma, wumva bya bintu bigukomereye. Niba warahoze unywa inzoga, ukumva umutima kureka inzoga birakugoye, kunywa amazi ni ikibazo kuri wowe, ukumva uracyashaka icupa, icyo gihe uzumva uwo mutwaro ugize ute? Uremereye. Uzumva umutwaro ukuremereye kuko amazi ntuyashoboye, urishakira icupa. Vuga ati Mana wamfasha kugira ngo ukurikire, nkaza ngendana n'agacupa ka byeri cyangwa n'urwagwa kugira ngo uyu mutwaro unyoroheremo gakeya, kuko numva kuwukora nasomye birankomereye. Kwikorera uyu mutwaro nanyweye ntashyize bikini birandemereye. Yesu ashimwe. Amen. Bishatse ngo uyu mutwaro wa Yesu iyo wamwemerera akaba muri wowe ntabwo ukuremerera. Ukuremerera bitewe nuko wamucenza ukajya hirya ye. Niba wikorereye utawukoreye. Noneho Mana ndafashijwe ubuze ko nanjye kwinjira handi. Injira. Mu yandi magambo ukuremerera iyo wanze kwemerera Yesu nga wikorere. Mubane na Yesu kuko atwikorera imitwaro. Mu rurimi yararirimbye aravuga ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo wamucunguzi. Ngo iyo turi kumwe nawe niwe yishyira imibabaro, yishyira imitwaro. Hari igihe umuntu afata ibibazo yifitiye by'ubuzima busanzwe bitari n'ibya mwuka, agafata iby'umubiri. Yego. Bya bindi nahoze nkubwira Petero yabwiye Yesu ati ko twakukurikiye tuzahembwa iki. Agafata iby'umubiri akaba ari ibyo afite, akabyitira na mwuka ati Mana urananiza, ndaremerewe, dore inzu, ubukode bumereye nabi, akanga no kujya gukora ngo ashaka amafaranga. Akicara akabazi ngo icyo kintu kizava mu ijuru, Imana izazana inzu ngo iyimuhereze. Kandi birasabwa kugira ute gukora. Udakora nta kuko igisubizo aragifite muri we, afite ubuzima, afite ubuzima. Imana urakoze cyane. Imana yamuhaye byose, arasabwa kugenda agakora. Ahubwo Imana igaha umugisha ya mirimo y'amaboko yakaza imbere. Imana ashima ati ndagushima ko wambashije gukora ibututu. Ashima ahubwo intambara zaba ziri. Naho rero umurimo w'Imana abantu ntibawumenye hari. Ahubwo abantu bawufata bitandukanye. Kuko dore cyari Reka tubasuhuze abakunzi ba Isange TV. Uyu munsi tugarutse imbere yanyu dufite ubundi bwiza. Ubundi umuntu aba agomba kuva mu bwiza yinjira mu bundi bwiza. Rero turagarutse mu bundi bwiza. Amahoro rero kuri mwese, turabasuhuje. Ndi kumwe hari ijambo rivuga ngo Yesu hagati y'ibisambo bibiri, yabambwe hagati y'ibisambo bibiri. Ngo turebe isambo. Ndi hagati y'abantu babiri, ariko bo ntabwo ari ibisambo, nabizera babiri. Tutarebe isambo. ariko usanga turi isambo ibyo twanyanganyije Imana itubabariye niba turibye. Ubumva ko ari ibyanyanganyije Imana nyine. Okay, hanyuma turabasuhuje, kaba ari agaciyemo. Dukunda kubagezaho inkuru zitandukanye. Uyu munsi rero turi gutya, turi timu kugira ngo tuganire namwe amakuru yanyu, aho uri bimeze gute. Mujye mudusangiza amakuru. Narababwiye ngo mujye munampamagara mumbwire muti mfite ikiganiro kimeze gutya. Isange twakira abantu bose. Niba uri umucuruzi ngwino tubwire ibyo ucuruza, niba uri
umukristo ngwino tubwire ibya Kristo wizeye. Karibu rero. Hanyuma uyu munsi rero turi kumwe na bene data, reka tubanze tubaho umwanya. Amakuru yawe? Amakuru ni meza, ndashima Imana. Ibwira abantu. Nitwa Turabashimira, ndi umugabo, mfite madamu. Yego. Kirenze kuri ibyo mfite madamu n'abana benshi, kuko mfite gahunda yo kubyara abana benshi. Mfite gahunda yo kubyara abana benshi. Rero ndi umukirisitu, kandi nkunda kuvuga kuko ntago binteye isoni, cyari cyantera isoni n'ibyaha. Yego. Rero ndi umukirisitu, ndacyakijijwe, ndacyaterana, ndacyahagaze aho Yesu ari. Yego. Kandi sinteganya no kuhava. Yego. Ndacyahari. Yego. Rero Imana iduha n'umugisha, ngiye tugiye kubana umugabo utari munini cyane, uri mutoya, ariko muri we harimo undi mugabo umurusha imbaraga witwa Kirisitu. Yego. Imana iduha n'umugisha. Amen. Ariko bivuga kweri. Kweri. Okay, murakoze cyane. Mande zacu ibumoso bwanjye hari undi musore, ako ntago tubiza, arabanza twibwira. Bite byawe? Ni byiza cyane. Ndi umusore, nitwa Moise. Nkuko mugenzi wawe bivuze, yavuze bafite umufasha. Bo nanjye mfite umufasha. Ndi umusore ufite umufasha. Yesu ajya kujya mu ijuru, akantu yasigiye abantu b'ingaragara babwira ati mbasigiye umufasha w'Umwuka Wera. Bivuga ngo rero ntarabona umufasha w'umubiri, uwo mufasha niwe umbashishije. Uwo niwe utuma umuntu atasayagurika, niwe umukebura niyo yagiye ku ruhande. Nishimiye kubana namwe ku Isango. Donc Isange nubwa kenshi tuje, ntago ari ubwa mbere. Yego. Tuje kuri kamera za Isange. Ese aduha n'umugisha. Iyo uvuze ngo arabakebura, biravuze ngo hari igihe uba wagiye kona akakugarura. Ujyabonaho ntabwo agufasha kutajyayo. Agufasha kutagenda. Ni ukuvuga ngo ikintu kibaho ushobora, none se babishake na bedenego batabawe ntibari bageze mu muriro se? Ntari baburiwe se? Na umuriro tugereranye n'ubwone. Abakebura mwagiye kona. Oya, awaburengeye ariko umufasha w'Umwuka Wera abakenewe. Niyo udufasha mu buzima bwa buri munsi. Niyo utuma iyo wakosheje wibuka gusaba Imana imbabazi. Yego. Urakoze cyane. Ubitekerezaho iki niba uyu mufasha atatubuza kujya gukoza? Umva ikintu muri 105 yarabiririmbye. Aravuga ngo zanjye so wa mubi. Nizishaka ngo umubi yagihari kona twakona. Ahubwo yaravuze ngo zirimbure uzice pe muri munihariwe n'ibya Yesu. Aravuga ngo niwe Yesu nyine niwe uturinda, niwe murinzi wacu. Kuko ariko we ajya kugera avuze ngo adusigiye umufasha. Aravuga ngo umufasha nyine niwe udufasha kunesha ibyisi. Namundi ntawe umufasha adari mu byisi byatunesha. Ibyo kuri byatunesha. Kandi ntagire umuntu yemera ko Bibiliya yavuze ngo nuhagaze irinde atagwa. Nta muntu utaneshwa, ahubwo utubashije ngo dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Je ko nabyo ibyo twona birahari. Birahari, ahubwo twe tuba dusa nkaho tuziritse. Iyo tuziritse rero biduhesha kutona ibyonwa cyangwa se ibyo twakona biba bihari. Ariko nese ngo azirika kigufi. Bivuze neza mu kazi Imana. Ibyo twona birahari, ahubwo Yesu niwe utuzirika kigufi. Amen. Okay, murakoze. Nabo ngabo turi kumwe nanjye nyine, ariko ngende umugabo, ariko Elia wavuze ngo we ngo ufite gahunda yo kubyara benshi. Nge gahunda ni y'Uwiteka. Nanone hanyuma reka twere gutinda, turishimye kuko turi hano turi kumwe n'aba bantu b'Imana. Mu by'ukuri ni abantu beza, ni abantu b'Imana. Turumva tugiye gukora ikiganiro cyiza kandi kiri buze kubaryohera. Ariko ndifuza ko nshaka ko mwese muri abarokore. Turaziranye, sibyo? Ese uvuze umurokore uvuze iki? Uvuze warokowe iki? Warokowe ibyaha. Ese umuntu umuntu aramutse umurokore se utanywa inzoga se? Oya, ntabwo ari byo mvuze. Oya, reka utanywa inzoga utajya mu byaha.
urakoze wakijijwe ibyaha ufite ibyaroko burya umurokore abantu hari ibintu batandukanye umurokore kurokorwa birimo kwinshi umuntu unywa byeri ashaka kukubwira ngo yarokowe fanta nicyo yibujije afata kimwe kubwo kwibuza ikindi yibujije imitobe afata okay njyewe abarokore mvuze ni abarokore duhuriye ku kwizera Kristo none iyo tuvuze kwizera ni igice kimwe twakuyemo cyitwa icy'ibyaha ubwo ntago tugiye muri detail kuko icyitwa icyaha cyose twakirokowe twinjira mu gice cy'ubwami bw'Imana muri Kristo Yesu naho turi Imana ishimwe amen aho rero turi kumwe rero aha rero kuko ibyo bintu tubihuriyeho hari indirimbo nshaka ko tubanza kuririmba kugira ngo mbonereho gufatiraho topic yacu tugiye kuyiririmba niturangiza ati ndababwira topic tugiye kuganiraho kuganiriza abanyarwanda badukurikiye okay indirimbo ya 409 wowe udukurikiye rambura igitabo cyawe cy'indirimbo niba ugifite turirimba indirimbo ya 409 mu ndirimbo zo gushimisha Imana hari igihe tuvuga ngo za mbere wabaye mu cyumba za mbere wari uba mu cyumba mwabaye ku gikumba twarasenze cyane okay reka tugende rero Moyise tubere dirisha Yesu araduhamagara ati ni mu by'ukubu ibisarurwa bireze unsarurira ninde uhamagawe na Yesu ni wowe ubwawashaka umwitabisha umutima uti mwami nyakira ntuzahere kure cyane kwamamaza ibya Yesu abaguye bari hafi n'abazimiye nabo umurimo uradutota dufite umwete muke n'uburi intege umusange uti mwami mfasha ubu nubwo utazi gushyomoka kuko utari umuhanga hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira ujya ubwira abandi bose ibyo yagukoreye nukumwinginga gufashe uti mwami nyigisha hataboneka muri twe uvuga kwananiwe udushoboza ni Yesu gukunda ibyiza byose dukore iyo mirimo ye n'urukundo n'umwete mazishize tuzavuge tuti mwamutwaki dukore iyo mirimo ye n'urukundo n'umwete
mazishize tuzavuge tuti mwamutwakire. Amen. 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 Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Iyi ndirimbo muyumvishemo iki? Reka mpereze buri wese atubwire ngo numvishemo iki ngiki. Eliya wumvishemo iki? Harimo kubyuka ko niba ntibeshye ibisarurwa bireze. Yego. Rero Imana irashaka abantu babyuka, ntabwo ishaka abantu benshi, irashaka wowe dukurikiranye nanjye. Ngo ntabwo ishaka ko ikintu ujya wumva ukumva kugira ngo dufashwe ngo twara abantu benshi. Oya, ntabwo ishaka abantu benshi, irashaka wowe ku giti cyawe kugira ngo uzi. Mbese nuza use nkaho ubaye mikoro y'Imana, Imana ikore cyangwa ivuge iciye muri wowe. Yego. Nuko njye icyo nabyumvamo, Imana ishaka abantu bakanguka kuko ibisarurwa ihari kugira ngo babisarure. Yego. Murakoze. Moyize wumvishemo iki? Aravuga ku gitero cya 4 ngo hataboneka murimo uvuga kananiwe, kuko udushoboza ni Yesu. Bivuga ngo iki? Nta rwitwazo rwo kuvuga ngo urananiwe, wanga igihe nahereye, uvuga ngo nategereje kenshi Yesu ntiyaza, kuko ugushoboza hari. Yego. Yiyemeje kuguha imbaraga. Yego. Rero nta mpamvu zo kuvuga ngo urananiwe, ahubwo icyo usabwa ni igihe wumva ugiye kunanirwa musaba gushoboza uti mwami fasha ubungu. Fasha. Okay, murakoze. Topic nshaka ko tuganiraho ubaye nk'uyikomozaho mu bintu uvuze. Aravuze ngo hataboneka muri twe umuntu uvuga ko ananiwe. Noneho topic mfite, ikibazo mfite nshaka ko twibaza tukakiganiraho. Hari ukuntu abarokore cyangwa abakristo, abana b'Imana dusenga, ugasanga turi kuvuga ngo Mana twaragukoreye, ngo twagize gutya, ukabona ibintu byo gusenga cyangwa ibintu byo gukorera Imana ni nk'ibintu byatubereye umutwaro. Noneho twajya gusenga ugasanga turi kujya kubwira Imana ngo urebe uburyo twarushye, ngo urebe uburyo twavunitse. None ariko hari ijambo ese yavuze ngo ntago umutwaro wanjye uremereye, umutwaro mbikoreza ngo nturemereye. Uri kumva icyo kintu? Noneho ariko ukabona twebwe twararemerewe ku buryo tugiye imbere y'Imana tuvuga tuti turarushye, turuhure, ibuka yuko twagiye aha, ibuka yuko twakoze ibi nibi. Icyo ni ikibazo dushaka kwibaza dukurikije n'indirimbo. Ni ukubera iki umuntu agaragara ko arushye, ananiwe kandi avuga ko akorera Imana, kandi umutwaro wa Kristo utaremereye? Reka tuguhereho. Umutwaro wa Kristo nturemereye. Ariko muri Bibiliya hari ahanditse ngo inzira ijya mu ijuru ni inzira ifunganye, kuyinyuramo ntibyoroshye. Akaba navuga ngo biragoye ko umukire yinjira mu bwami bw'ijuru, bimeze nko kwinjiza ingamiya mu izuru ry'urushinge. Urakoze cyane. Hari ibyo umuntu asabwa kwigomwa. Muri Bibiliya nsoma, twiga Bibiliya guhera muri Sunday school, mu nyigisho z'abana, twabonyemo ahantu Yesu ngo yagiye abwira abantu ngo nkurikira. Umuntu akavuga ngo reka manze njye gukora iki ngiki. Bati nkurikira, reka manze njye gukora ibi. Yesu avuga ati ntawe ufite isuka nguhinga ngagifite ngareba inyuma. Bivuga iki? Uyu murimo unaniza umuntu bitewe n'uko uwo muntu hari aho umuntu agera aho kugira ngo umuntu yibuke gusaba Imana imbaraga, we akumva ari we wikoresha. Nibyo mwene data yahoze avuga, hari abantu asengera umuntu akumva ari we wamuzuye, akumva umuntu namusengera agakira indwara, akumva ni we wabikoze, akibagirwa Kristo wamushoboje gukora icyo kintu. Rero ahita umuntu ageramo ibibazo iyo byabanye byinshi, umuntu akihugiraho muri we, akirebaho we kuri we, akibagirwa Imana, niho ananirwa. Kandi umutwaro w'Imana ntabwo uremereye, kuko Kristo aragushoboza. Kristo aradushoboza mu buryo bumwe n'ubundi. Hari ibyaha umuntu ahunga, hari ibyaha biva ari uko abihunze. Umuka Potifari urabizi na Yosefu,
hari n'ibivaho kuko wasenze. Izo mbaraga rero zose turazikeneye kugira Kristo adushoboze, kugira ataboneka muri twuvuga kagize ute kananiwe. Noneho rero aka kantu uyu muririmbyi ari kutubuza ko hari umuntu uboneka ko ananiwe. None uravuze uti inzira ijya mu ijuru ngo iraruhije. Uremeza yuko tunanirwa koko uyu mutwaro turemereye? Uyu mutwaro w'Imana tujye kanyarira kubwira Imana tuti turarushye bije twahere. Reka da ntibizagombera kugikanyarira. Imana kuyikorera siwe wizanye zo gukorera. Niyo yanzanye. Niyo yakuzanye. Iguhamagaye ngo uzikorere. Yaramamagaye ngo ninze. Uzikorere. Ugeze mu murimo usanga ibyo iri kugusaba birakomeye. Ese bikomera gute? Bikomera bitewe n'uwari we, n'umuntu wari we. Nuvuga ngo iyo wavuye mu bintu ugakomeza kubitekerezaho, utekereza gusubira inyuma, wumva bya bintu bigukomereye. Niba arahoze unywa inzoga, ukumva umutima kureka inzoga birakugoye, kunywa amazi ni ikibazo kuri wowe, ukumva uracyashaka icupa. Icyo gihe uzumva umutwaro ugize ute? Uremereye. Uzumva umutwaro ukuremereye kuko amazi ntuyashoboye, urishakira icupa. Vuga ati Mana wamfasha kugira ngo ukurikire, nkaza ngendana n'agacupa ka byeri cyangwa n'urwagwa kugira ngo uyu mutwaro unyoroheremo gakeya, kuko numva kuwukora nasomye birankomereye. Kwikorera uyu mutwaro nanyweye ntashyize ikintu birandemereye. Yes, Moyize aratubwiye ati birakomeye ariko nanone bikomera. Hari igihe umuntu aba ku muntu utasize byose, iyo nyine wagiye gukorera Imana ariko hari utundi ukireba inyuma, hari utundi ukeneye gukomeza kubana natwo. Mu by'ukuri ushatse kwerekana yuko bikomerera umuntu ugitwaye ibye n'iby'Imana. Akoze cyane. Eliya, reka tukubuzeho. Wowe urabibona gute? Gukorera Imana biraruhije tuyibwire ko turushye, cyangwa ku mutwaro wayo Yesu yavuze ngo nturemereye? Gute turemererwa? Kuremererwa ubundi ikintu kikuremerera bitewe n'ubushobozi wagihaye. Yego. Cyangwa se n'imbaraga wagihaye. Gukurikira Yesu ntago ugiye mu rundi ruhande utarabyinjiramo neza, winjira indani hari igihe uba ukiri inyuma. Urumva? Kandi burya iyo umuntu akiri inyuma atarinjira, biragora ko kuba yahamagara umuntu imbere ajya bigora. Umuntu w'imbere. Yego. Imbere. Hari igihe ukomanga ntagire ugufungurira. Ariko iyo maze kwinjiramo imbere, burya biroroha. Impamvu navuga ko bishobora kuba byakoroha bitagora. Iyo uri muri Yesu winjiyemo indani, winjiyemo, Yesu niyo utubashisha, aratubashisha. Aratubashisha. Hari imbaraga. None se impamvu mvuga ko byoroshye, wibuka Stefano ngo bamuteye amabuye. Uyu muhungu ngo bamuteye amabuye agumya guhamya Imana. Uyu muntu reka mbabwize ukuri, mu bintu bya mbere Yesu aduha tukimara kumukurikira, tukimara kubana nawe, aduha ikintu bita kwihangana. Kwihangana. Hanyuma iyo utarabana nawe ngo ubyakire kuri muri Yesu, ugifite kujarajara, ugitandagaraje, umutwaro kubana munini. Urumva? Umuntu mwegeze avuga agatekerezo, ariko nawe nibuze ko avuga kose. Era umusaza arubwiye umwana we, aramubwira ngo uko ugenda uhunga Imana cyangwa uhunga Yesu, Yesu agenda bamuto kuri wowe. Uko umwegereye agenda aba munini muri wowe. Rero ngo iyo uri kumwe na Yesu, mugendanye na Yesu, muri mu nzira imwe na Yesu, akenshi na kenshi umuntu wavuze ngo agufatira haremereye. Ibyari kuturemerera we abihindura ibyoroshye. Ugasanga muri bya byari kuturushya byari kutugora, we arabyoroheje. Kuko mwanditse aravuga ngo mwana nkoresha ijambo cyane. Mwanditse aravuga ngo dushobozwa nawe, uduha byo ngo turi kumwe nawe tumukurikiye. Ntago tuba tukiri abacu ngo twigenge, ntago tuba tukiri abacu ngo twebwe ngo. Urabona urugero nk'ubu ngubu umuntu ufite umukozi,
urugero ntanze wenda rutoya baza kunyuma mu byumve neza n'urugero nk'umubosi ufite umukozi buryo wararyama agasinzira umubosi kuko abazi ko afite umurinzi hanze aba afite umurinzi hanze ikiza guteraho umubosi kijya kumugeraho kirabanza zice ku mukozi uri hanze bishatse kuvuga ngo na Yesu iyo tumurimo twamaze kugera iwe indani muri we yamaze kuduturamo akagwira muri twakaganza akaba mwinshi akaba mugari ibisa nk'imitwaro we akuramo imbaraga gusa ntabwo bitubura kutugeraho kuba wakodesha nk'abandi nibisanzwe kuba waca inshuro nk'abandi birasanzwe n'abapaganiraga nabo barakodesha hari n'abirukanwa mu mazu ni ibintu bisanzwe ahubwo Yesu twebwe bitugeraho yabiciye intege byari kutugiraho imbaraga kuko turi kumwe na Yesu bikanza kamucaka bica intege ibyari kuturemerera bikaza byacitse intege bikaza ibintu byoroshye ariko bisa umuntu wamwemereye nta gukebakeba niyo bavuze ngo kunkurikira umutwaro wanjye ntabwo uremereye impamvu ni iyi Yesu ibyo ducamo we yabiciyemo urumva niba uvuze ngo ugiye kwambara ngo nyine ngo urabona ngo mfite ipantaro imwe ngo nabavuye ngo gukurikira Yesu gusenga Yesu birangoye Yesu yambaye ikanzu imwe Yesu buriya yakiza kuza ari umukire akavukira mu bakire yabonye ko abakene twabura ijambo ni kwari kubura ijambo abakene bishobora ngo Yesu yagiye yisanisha n'aboroheje n'abakomeye Yesu ashimwe bishatse ngo uyu mutwaro wa Yesu iyo wamwemerera akaba muri wowe ntabwo ukuremerera bitewe n'uko wamucenza ukajya hirya ye niba wikorereye utawukoreye noneho mana ndafashijwe ubuze ko ntangiye kwinjira hano injira mu yandi magambo ukuremerera iyo wanze kwemerera Yesu nga wikorere mubane na Yesu kuko atwikorera imitwaro muri imbere aririmbye aravuga ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo wamucunguzi ngo iyo turi kumwe nawe niwe yishyira imibabaro yishyira imitwaro yishyira bishobora kuvuga ngo Yesu ibintu byose ducamo yabanze kubiducuramo mbere yes haleluya mu yandi magambo ibyo tubona ibyo duhura nabyo Yesu yabanje kubinzira kugira ngo tubicamo azabe yabaciye intege bishobora ngo muri Yesu yubanye na Yesu ugatura muri we ukagendana nawe ukamwemerera akaganza muri wowe ibisa nk'ibigoye wabihindura byoroshye mu ijambo rikuru navuga navanguye umusaraba cyangwa se uyu mutwaro cyangwa se agakiza cyangwa se gusenga ntabwo bigoye ahubwo bikugora iyo wagiye hirya ya Yesu kuko ni wowe wikorerera umutwaro hirya ya Yesu hararemereye hirya ya Yesu hararemereye umva shobora ngo no kuba icyavuga mwisi iyo utangije ikintu iyo utangije nk'umushinga umuntu arakubwira ngo tukuri inyuma dufite gahunda y'ubukwe tukuri inyuma ni ukuri rwose ni ikintu cyiza tukuri inyuma kubera iki abantu imbere barahatinya barabati tukuri inyuma kuko bazagushyira imbere nagira ikintu cyiza gitera kigukubite noneho baguruke bafati twe twamubwiye ibintu ajya kubyishoramo babategereje kureba kumwara none nibabona umwaye rero bahita biruka kuko niyo mpamvu baranakubwiye ngo hehe tukuri inyuma ariko muri biriya baravuga ngo nzakujya imbere haleluya ahataringaniye maringaniza inzugi z'imiringa nzicemo kabiri ibyo rero bikunaniza nibyo ngibyo biri imbere Yesu azamanza gucamo kabiri ese urumva ko kantu bya bintu bitunaniza ngo nibyo biri imbere Yesu avuze ngo nzajya imbere manze nkureho ibyo ngibyo kandi Yesu wajya imbere abari imbere nzakujya imbere ntabwo avuze ngo nkuri inyuma abo binaniza ajya imbere Yesu akamushyira inyuma haleluya iwe ajya imbere atanga Yesu imbere atanga Yesu ntashyira Yesu imbere kandi burya mu yandi magambo twe duterekeranye mu cyo aho Yesu ashimwe niho duterekeranye urakoze cyane dutekeranye mu cya Yesu hanyuma rero igihe cyose wagiye washatse gutanga Yesu imbere uzarangira bikuremereye bizakuremereye ugiye guhangana na bya bintu Yesu ari gukora ibyo Yesu ari gukora niwe ugiye kubyikorera n'akandi kantu hari ikintu none ikindi kintu nanone kibamo iyo kamere yaganjije umwuka uri kumva kamere muntu yaganjije umwuka umuntu aravunika bitewe n'iki kamere iragutwaye
none iyo utwawe na kamere umwuka wera nta jambo aba afite ariko none hari n'ahandi umwuka atwara kamere kuko kamere ni ngewe muntu nishaka gutwara imana kuyobora imana ndi kuyobora imana nikoreye imana urumva ukuntu biremereye noneho ariko imana yo ni intwara ndoroshye nta kivunanye gihari ku mana rero iyo umwuka atwaye kamere umuntu aroroherwa yandeze kera yavuze yerekana uruzi ngo uko amazi yagendaga ngo umuntu yarugendagamo ngo amazi arabanza amugera mu gice cyo hepfo amugera mu mavi amugera mu rukenyerero ngo bigera igihe ngo amugeze ngo ahangaha ku buryo ngo umuntu atabasha ngo kuyoga atakoga ahubwo amazi akamujyana aho ashaka uri kumva aho ni hahandi imana ibigutwaye nta kintu na kimwe wiyoboramo imana ikakuyobora ikakujyana aho ishaka hose aho ngaho urwo rugendo ruba ruryoshye aho biba byoroshye umurimo uba woroshye yatanze igitekerezo aravuga ngo yari afite inkoko ebyiri imwe yari umweru ndari umukara turimo twiganira ukuntu ngo hari abantu babiri bavuga ngo biragoye biravunanye ntabwo bivunanye ahubwo biterwa n'uko wabijemo cyangwa se wabyitwaye hanyuma amaze kuzigira afata yandi y'umukara arayigabura afata imwe arayishonjesha azijyana kuri tere zijya kurwana urumva aravuga ati ntimuri kino gikuko cy'umukara kinini kiranesha kano gatoya k'umweru abishyira bavuga ati koko iyo umukara inesha y'umweru aravuga ati izi nkoko nige zitungiye ubu nubwo ubana kinani kinini cy'umukara ejo kano k'umweru kazatsinda kino cy'umukara turatubeshya akantu kangana gutya araza afata ya yindi y'umukara arayisonjesha agaburira yandi y'umweru nubwo ari gatoya abijyana kuri tere birarwana birangije yaka kandi kumwe gatsinda y'iki y'umukara bishatse kuvuga iki bishoba ngo nukunda kubana n'Imana cyane izaguha imbaraga zikubashisha kwikorera wa mutwaro nureka kuba mu bumana cyangwa se nureka kuba mu mbaraga z'Imana cyangwa no gushaka Imana bizatuma ugira imbaraga zikuganze isi zakuganza isi zakuganza n'umutwaro ukuremerera murakoze noneho rero ahangaha ubwo bigaragare ko dusanze abantu ni hehe baremerewe ni hehe bavunikiye reka tubivugisha ukuri abantu bavunikiye niba umutwaro woroshye niba woroshye gukorera Imana bikaba byoroshye tutajya kure kuko ni ibintu biriho bizwa abantu bavunikiye ku rwego amasengesho yabo ari ukubwira Imana kwibutsa Imana ibintu bayikoreye bavuga ngo ntago waduhembye hari indirimbo numvise bavuga ngo aho nari ngo ese nguhera kuki usubiza ngo ko nameze abantu bavunikiye ku rwego bari kwirwa babwira Imana gutyo Moyize bavunikiye abantu bavunikiye niho twe turi kuvuga ariko bavunikiye nuko ari bo bikoreye imitwaro hari uwo kuyikoreza ariko umuntu arashaka kumva hari ikibazo kivuka ugasanga umuntu abantu ngo nababera amaso torero urumva ngo nababera amaso torero kavuge abantu ngo nababera amaso torero ugasanga abantu bagiye gusengera ahantu bagiye gukora concert ngo turazindutse tugiye gufata tere ngo kugira ngo dufate ikirere ngo tunetararize ngo tugire ute ntago ari bo ni Imana ibikora ni Imana ibikora ahantu rero abantu bananirirwa ni hiye ahantu abantu umutwaro baremerera ni hiye ni muri cya gihe cyose hari igihe ubwo umuntu kino nabonye hari igihe umuntu afata ibibazo yifitiye by'ubuzima busanzwe bitari n'byamwuka agafata iby'umubiri bya bindi nahoze nkubwira Petero abwiye Yesu ati ko twakukurikiye tuzahembwa iki agafata iby'umubiri akaba ari ibyo afite akabyitirana mwuka ati Imana urananiza ndaremerewe dore inzu ubukode bumereye nabi akanga no kujya gukora ngo ashaka amafaranga akicara akabazi ngo icyo kintu kizava mu ijuru Imana izazana inzu ngo iyimuhereza kandi birasabwa kugira ute gukora udakora nta kuko igisubizo aragifite muri we afite ubuzima afite ubuzima Imana urakoze cyane Imana yamuhaye byose arasabwa kugenda agakora ahubwo Imana igaha umugisha ya mirimo y'amaboko yakaza imbere Imana ashima ati ndagushima ko mbashiye gukora ibututu ashima ahubwo intambara zabaziri naho rero umurimo w'Imana abantu ntibawumenye hari ahabwa abantu bawufata bitandukanye kuko dore cyari ikintu nabonye abantu bagikizwa umuntu agikizwa kijya mu gusenga Imana ukirangiza kuva mu mazi wamaze kubatizwa mu mazi menshi nta bindi bintu bubwirwa ikugiriye neza uzabwira iki uzajya Dubai nabyo abantu bashaka abantu bashaka umuntu wanurira ngo ubonye iki ngiki ntibashaka umuntu
uvuga ku byo bakora, ku byaha bakora, ku byaha barimo, ukubita kuri kamera, uvuga ku mutima bati urababaza Imana. Ngo barashaka kureba iby'Imana ibagomba, ntibashaka kureba ibyo bagomba Imana. Kandi noneho bamaze kubona ibyo bagomba Imana, bamaze gukora iby'Imana ishaka, ibindi byose ngo biza ari iki? Hari ijambo rivuga ngo niko byagenze, ngo Aburahamu amaze ngo gukora ngo ibyo Imana yamutegetse yahawe byasezeranijwe, cyangwa amaze kwihangana, ntago mbizi. Okay, reka hari ikindi wumvaga ushaka kuvugamo? Mu byo narenzaho nk'uko mwene data yarabivuze, umaze iminsi nigisha ku ijambo ryitwa ubukene. Ngaho re nza gusanga hari igihe dushobora no kuba tubeshyera Imana, ariko twebwe buriya 99 ni Yesu. Nta kintu Yesu azakora udashyizeho rimwe ryawe, urasabwa rimwe. Mu nama twagira abantu tunasoza, nabwiye abantu, ndamubwira ati wowe niba ufite n'agashoro gake genda ukora uhomba, ariko wagiye ntacyo buriya uzamenya aho uhombe, kuko njye barangira ibintu byose ndabigerageza ngashya, ariko nagiye. Rero nabwiye abantu, ndababwira ngo ubukene bwa mbere burya ushobora kubona amafaranga menshi ariko ukaba udafite ibitekerezo by'ubwenge. Buriya ubukene bwa mbere ni mu mutwe. Wenda ukavuga ngo kuba ngo nta kazi ufite ngo uri umukene, ahubwo ushobora kuba udafite akazi ariko uri umukire mu buryo bw'ibitekerezo. Noneho wagera n'aya mafaranga, cyangwa se wagera nka poromosiyo ukabona nk'akazi, ubonye ukabyaza umusaruro. Hari igihe usanga umuntu afite urufunguzo rwo kwinjira muri Kanani, ariko akizenguruka inyuma ya Kanani, ari kwizengurukaho ari gufite urufunguzo rwo kwinjiramo. Bishobora kuvuga iki? Bishobora ngo hari ibintu abantu babeshyera Imana. Hari igihe tubeshyera Imana, Imana ikakubwira ipantaro ikagura 20,000, ukagenda ukarya ngo utegereje ko Imana izakuzanira ipantaro. Ipantaro ukabona inyama. Imana yageze gusengera ipantaro. Wenda tugiye kure iki, ariko ntabwo ari kure cyane. Ntabwo ari kure, turi hafi. Imana yageze ababwira umuntu inzu itaje, imuzana 20,000, abarwayi ati muzi Imana yampaye amafaranga, bararya barayamara, abari ikibanza n'amabuye n'amabuye n'imicanga. Bucye bwaye mukubita 10, ati Imana yongeye nimuzi, n'undi ntiyava metaje, ati nimuzi, bucye bwaye mukubita 5, ati nimuzi yongeye, bararya nayo, bucye bwaye mukubita 2, aravuga ati nimuzi Imana yongeye ka promotion. Birangije ajya gusenga ati Imana wanyemye etaje, ndabona usigaye besha, kuko ukora ndabona ngiye kubireka. Imana avuga ati ni kwa mupfapfa, ko nagwaye ikibanza n'amabuye ukayarya. Ubu dufite abantu bari amabuye n'ikibanza, dufite abantu bari amabuye n'ikibanza. Reka nzimuke, ariko ubu dufite abantu bari mu Mana harimo byose. Muri biraravanga ipfumbatiye ikiganza ihaza kwifuza kwibyaremwe byose. Igihe kigeze kugera ngewe ndi gusenga, igihe kiragera. Mana, niba upfumbatiye ikiganza wahaza ibyaremwe byose, wanyereye nibura n'ibyafashe mu rwara rwawe, kubwo bya bivuga iki? Imana ifite byose, ahubwo umuntu niwe usabwa gushyira Imana imbere. Gushyira Imana imbere muri byose, kugira ikureho za nkuta, noneho yoroherwe mu rugendo. Kuko urumva mu rugendo harimo amahwa, harimo ibiki, harimo ibintu byinshi bisitaza umuntu. Yego, Imana igenda ibikuraho rero bashyize imbere. Umwanzuro twafata byose, yego, ntabwo umutwaro uremereye, ahubwo uremera bite nuko wawikoreye. Iyo ugiye kure ya Yesu wiyikorera umutwaro. Ikibazo abantu bashaka kwikorera umutwaro ntibayikoreze Yesu, kuko ngo yaravuze ngo munyikoreze amaganya yanyu yose, kuko nita kuri muri. Rero twabwira abantu bakorera Imana ariko banajijuke. Yego, bajijuke. Hanyuma hari byose twikorerera, hari n'ibyo natwe twakishoborera. None se ufite ibyangombwa, ufite hari inshingano z'umuntu. Rega Yesu yaduhaye umubiri, yaduhaye amaboko, yaduhaye ubuzima. Hari niba ufite diplome agenda depose, ariko byageze ute byanze byose yari kubizana kuri Yesu, ngo Imana ngo Yesu niwe wamwemye akazi. Niba nk'ubu Mose ari umusore, nagenda atereke arongore, nagenda arongora avuga ngo Yesu ntiwamaye umugore. Ujye kumutwaro. Icyo kibazo nge ntacyo mfite, ikibazo cy'umugore neza ajya kubizana kuri Yesu ngo n'umutwaro. Ntabwo umutwaro uzawuzana kuri Yesu umeze utyo. Oya, hari uruhare rwawe, Yego, hari uruhare rwawe, kandi nuko ndi kuranyuze. Paulo we yaravuze ngo ndashaka ni byiza, ariko kudashaka ni byiza kurusha. Kuki ntakora ibyiza kurusha bose?
ariko tukiri mu isi uwo mufasha mu mubiri turamukeneye ni etape umuntu azacamo ibintu byose bigiye igihe cyayo igihe cy'Imana yageneye nikigera nanjye igihe cyanjye kizagera. Haleluya. hanyuma ngende ndumva umutwaro utagoye ntago ugoye, umutwaro uroroshye wa Kristo atwikoreza. Ni rusange ibintu byose ni rusange. Hanyuma ni nk'ibyo byose n'ibitangaza ari igihe Yesu agukoresha igitangaza ukagira ngo niwe wagikoze, ukagenda ukirata cyangwa ukagenda wishyuza ati mubaza aha byagenze gutya nasengeye mubazanga byagenze utya turi Nyagatare byari bimeze gutya bati muribuka 2 na kangahe icyumba twe dufite hariya twabantu baza tukabasengera bagakira. none banaguhamagara ukavuga uti banzu uvugane na kontabule wanjye. Dore n'ikica abantu baramutumiye n'umwigisha ageze ku rusengero bavuze bati dufite hano umuhanuzi w'Imana wadusuye afite amavuta aje kuduhanurira. Batangiye kugutwikiriramo ikikote cyo kureba wowe ntibareba Imana yakohereje, bari kugutakiriza bavuga ati n'umuhanuzi ntago akunda kugenda hano hanyuza agenda. Turamuha iminota mike yahumekeho humeka ku iteraniro rikumve. Ubwo umuntu arahaguruka nkawe ahumeka kugira abantu bamwumve. Ntibarumva Imana rero barumva ugiye guhumeka. Ni ibyo ngibyo naho byagoraniye naho bikomerera. Rero ibintu bya Yesu ni inzira igororotse kandi ni inzira itunganye, ni inzira imwe kandi iragororotse. Ijambo ry'Imana yavuga ngo banduye imitima ngo iyo nzira ntago bazayinyuramo, ngo izaba iyababandi, ngo abagenzi nubwo baba arabaswa ntabwo bazayiyoba. Ni ukubera ko nyine ni inzira ya Kristo, ni ukujyamo ukuri kose. Yesu ugezemo agutwaza uwo mutwaro, agutwaza ikintu cyose kandi akagitunganya neza. N'ikindi kintu abantu bagomba gutandukanya nuko iby'umwuka bidasobanuzwa iby'umubiri. Ngo umuntu abyumve mu kugenda by'urugendo nyine rujya mu ijuru, kuko hari abantu bati kugenda ujya mu ijuru niba ari inzira ifunganye, hari uhita byumva mu mubiri bati niba ari inzira ntoya ngo hazajya abantu bananutse, ngo umuntu ubyibushye azafatwa. Niba inzira ijya mu ijuru iroroshye bitewe n'umuntu uyinyuramo icyo yabanje imbere. Icyo yabanje imbere nicyo gihugu direction. Nk'ubu nshyize imbere umuntu ufite imbaraga kuri wowe, ugashyira imbere umubodyguard wawe. Umubodyguard azagenda akura abantu mu nzira kugira ngo utambuke bikoroheye. Icyo dusabwa no kwanza Imana imbere ibindi byose. Hanyuma wenda ikintu nge narenzaho. Muhanuzi twumva ikintu ntago ngira ubwongere kuvuga na yatansoreza. Nta kibazo. Ikintu navuga kirenze kuri byose, iyo tugeze imbere ya Yesu araduswapira. Araduswapira. Urumva akora icyo bita swap. Urumva iyo tuhageze kuri Yesu araswapa. Nyina akatuguranira. Ushobora ngo swapa no gusa nk'abakuguraniye ya simuka dusa nka wabuze cyangwa se nuko wenda nabisobanura. Araduswapira. Akavana ibyaha akaduha ubuzima bwuzuye muri we. Hanyuma rero nta umunyarume abantu uvuga ngo ntago wabishobora ngo ukizwa oya buri butaranjira muri Yesu neza. Ko Yesu yuhageza guhagukizwa nukuri aduha gukizwa bigasuko tutashobora inzoga natwe twazimwe. Ugiye kumita ngo ntago mwazimwe hafi, ahubwo we aradushoboza tuhageze. Aradushoboza duhurwa nyine tugahurwa. None ubwo wahurwa utagize buriya iyo umuntu byatwite ntago ntagahurwa kubwiwe ahubwo icyo atwite imbutiri muri we nicyo nimutegeka guhurwa. Rero iyo tuhageze agira ibintu mbese aduha guhurwa kugira ngo rero uzahurwe nuko wemerera Yesu 100% akaba muri wowe. Imana ibamugisha. Amen. Murakoze abari badukurikiye. Ndumva turi gusoza iki kiganiro. Buri wese numve ko avanyemo umwanzuro mwiza, urebe uburyo wasengaga, urebe uburyo wakoreraga Imana, urebe impamvu byakugoraga, hanyuma uhindure ukore neza. Uheraho ugomba guhera, kuko nutangirira hagati bizakuvuna. Murakoze. Muze kujya muri komenti mutubwire namwe uko mubyumva, muduhe ibitekerezo ku bintu twavuze. Ese ni igiki kikunaniza, ni igiki kikugora? Turi kumwe n'umuhanuzi, turi kumwe n'umusore w'intarumikwa. Ndi kumwe n'abahanuzi babiri. Ese ntabwo uri umuhanuzi?
kuri kubicira inyoni ntibivuge ese neza guhanura ni iki? Ni ikindi kintu ni iyindi topic n'indi topic ndende. Yes. Ariko nawe kuba uri gutanga ubutumwa nawe uri guhanura ubwira abantu uri guhanura nanjye ndabahanuye mujye ntimukavuga ko umutwaro wa Yesu uremereye. Ndabahanuye rero. Okay, murakoze abari badukurikiye. Nakagaruka kuri Isange TV. Tuzongere dusubire mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao. subscribe